Muri iyi gahunda urubyiruko rufite ibitekerezo byavamo imishinga isubiza ibibazo sosiyete ifite ruhabwa amasomo y'ikoranabuhanga ari ku rwego mpuzamahanga, hanyuma imishinga yabo bakazayishyira mu bikorwa bifashishije ubumenyi bahawe. Aba ni bamwe mu bari guhabwa aya masomo mu karere ka Rusizi. Umushinga wanjye witwa Durablock Ecosystems. Icyo ukora no gufata ibikoresho imyanda ya plastike ukayikora nk'ibikoresho by'ubwubatsi nka bloke ndetse na pave. Website yanjye ni ijyanye no kujya yorganiza ari amarerero yo mu midugudu yashyizweho kugira ngo afashe abana bato bo guhera ku myaka 3 kugera ku myaka 9 kwiga neza Ikinyarwanda. David Ngabonziza ukurikirana itangwa ry'aya mahugurwa y'ikoranabuhanga ahabwa urubyiruko mu karere ka Rusizi ahamya ko uwayahawe aba afite amahirwe yo kubona akazi cyangwa kukihangira. Uko mubizi hari imibare imwe n'imwe igaragara yuko hakiri icyuho cy'ubushomeri. Ibyo byuho byose rero birahari, ni byiza yuko nyine abantu biyungura ubumenyi. Umukozi w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi RISA, Ndayishimiye Eric, avuga ko guha urubyiruko amasomo y'ikoranabuhanga bigamije gufasha igihugu kugera ku ntego cyihaye yo kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga muri Afurika. Ikigamijwe nuko tugira u Rwanda igicumbi cya ICT mu karere no muri Afurika. Ibyo rero kubikora ni abantu nibo bakora izo mbuga z'ikoranabuhanga. Abantu nibo bakora ibi bikoresho twita IoT. Umuntu agakora tap and go bakayijyana hanze. Iyi gahunda y'amahugurwa ku masomo mpuzamahanga y'ikoranabuhanga izwi nka Digital Talent Program izakorerwa mu turere 15 aho biteganyijwe ko izagera ku rubyiruko 20,000. Ku ikubitiro ikazafasha urubyiruko 5,000 mu gihe cy'imyaka 2 kandi 20% by'abarangije aya masomo biteganyijwe ko bazajya babona akazi mu mezi 6 nyuma yo kuyarangiza. Daniel Hakizimana mu karere ka Rusizi.